ya foto twabonye y'umusozi twakoresheje irahari. Ahangaha rero tugiye guplayinga twumve ya radio yacu bari kuvuga ibiki. Ngewe rero nimara guplayinga icyo turi busange kuri ya radio yacu nkuko mubyumva hajemo ya ndirimbo nashyizemo, murayibuka. Kugira ngo wemere neza ya ndirimbo nashyizemo ko bihura, murabyibuka kamurebe ya ndirimbo yacu ngiyi Music for Mortgage. Tugiye gusubira rero kuri Jespa FM nkuko mubibona. Music for Mortgage niyo ya ndirimbo yacu twahashyize. Bakunzi ba Noble TV, nongeye kubashimira mbaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, mu kiganiro tugiye kugirana ku bijyanye n'uburyo wafungura radio yawe bwite unyuze online, nkuko ujya wumva za Kiss FM, nkuko wumva Radio Rwanda, nkuko wumva radio zitandukanye zivugira mu Rwanda cyangwa hanze zivugira online. Rero uyu munsi watunga radio yawe bwite, watunga radio yawe utangaho ibiganiro byawe bwite, washyiraho ibitekerezo byawe nkuko ubyumva. Nyuma ya interview, nyuma y'ibintu bitekiniki bitandukanye tugenda tubereka, rero uyu munsi twifuje kubasangiza uburyo watunga radio yawe bwite binyuze online. Kandi twongeye kubashimira uburyo mukomeje gukora subscribe, mu buryo mukomeje gukunda bimwe tugenda tubagezaho. Icyo tubasaba nuko nimba wakunze ikintu wajya ukora share na comment kubyo utishimiye, kuko nabyo biradufasha. Ubu rero watangiye kwibaza uti ese natunga radio yanjye bwite gute? Ese iyo radio nayumva kuri internet gusa nkoresheje computer? Ntabwo ari kuri computer gusa, no kuri telefone turaza kubereka uburyo ubona iyo application ukajya utanga ibiganiro byawe, ukajya ucishaho playlist yawe, abantu bakishima cyane, inshuti zawe, abo mwigana, abo mukorana bifuza gukora cyangwa se bifuza gukurikirana ibyo uri gukora, cyangwa se nimba wifuza gusangiza indirimbo yawe uri kumva udakoresheje Bluetooth, utabasakurije, buri wese abyumvishe ku giti cye, wakwifashisha ino application ngiye kubereka, wakwifashisha buno buryo ngiye kubereka. Rero ntuze kurangara, ukurikire uburyo tubigenza. Rero harasabwa iki? Icya mbere harasabwa ko uba ufite computer, icya kabiri kuba ufite internet. N'ibyo bintu bibiri gusa, ibindi ni ibisanzwe, ibindi tuzagenda tubibona nyuma, ibyo ushobora gukenera kugira ngo radio yawe igende neza. Icyo usabwa nturangare, tugiye gutangira. Urajya nimba ukoresha Google Chrome, nimba ukoresha Opera Mini, nimba ukoresha browser iyo ari yose ushobora kugukoresha. Icyo usabwa gusa no kumenya ino website. Urajya kuri internet, sibyo? Umaze gufungura browser yawe, ndavuga Google Chrome, ndavuga Opera Mini, ndavuga Internet Explorer, biraterwa na browser ukunda gukoresha. Ikintu cya mbere rero uri bukore, urajyaho umaze kwifungura, ujye kuri internet, wandikemo icyo bita zenomedia.com. urandikamo zenomedia.com, maze nimara gufunguka urahita ubigenza uko. Nkuko mubibona rero Zeno Media yamaze gufunguka. Ikigiye gukurikiraho ni iki? Ikigikurikiraho nuko uri bukande ahantu handitse ngo sign up. Rero sign up iyo imaze gufunguka baguha table ebyiri, imwe yanditse ngo streaming radio cyangwa se podcast. Twebwe kuko dushaka streaming radio, icyo turi buhitemo ni kuri streaming radio. Murabona hariho aka kantu kaga flash gasa n'icyatsi, niko kariho kuko iyamaze kwimakinga. Twebwe streaming radio dushaka gukora, turetse dukanda next. Rero iyo umaze gukanda next, ikintu kiba gisigaye urabona baraguha agatebo kanditseho sign up, hariho first name na name, email ndetse na password. Ikintu cya mbere utukora, urahita ushyiramo izina rya radio yawe ushaka kuyita. Ngewe urabona hano nayise Jespa, niyo first name nashyizeho, nayise Jespa. Name shyiraho Astrid,
ukurikire handitse Jesper, shyiraho cast name, shyiraho Astrida, then icyo ngiye gukora ni ugushyiraho email. Rero iyo ufite email yakoreshejwe yigeze gukoreshwa yarafungujweho indi radio ntabwo ibishobora gukunda. Rero iyo umaze kwandika ya mazina yawe umaze kuyashyiramo ya yandi Jesper Astrida nkuko namaze kuyishyiramo, cyo gisigaye no gushyiramo email. Email yanjye namaze kuyishyiramo, iyo imaze kujyamo icyo nkora ni sign up. Iyo umaze gukora sign up hari akandi ka browser bakuzanira, barakubwira ngo thank you for registration, ngo urakoze guhitamo. Hari rero ikintu baguha, bahita bakohereza code kuri ya email yawe. Ikintu ukora itujya kuri ya email ugafata iya code ukayiselectinga, wamara kuyiselectinga ugakora copy, then ukagaruka kuri ka kandi bari baguhaye ka gatebo ugakanda paste, then ukaverifyinga ya email yawe kugira ngo bemere ko ari byo. Ikindi kiba gikurikiyeho rero baguha kandi gatebo ko iyo umaze kuverifyinga email ushyiraho icyo bita account information. Hari urabona company name, hari n'amazina ajyanye na radio ya radio yawe wifuza gushinga cyangwa se wifuza gufunguza. Nagira ngo nkwibutse yuko ibi bikorwa ku buntu, nta mafaranga bisaba gufungura ino radio, ni ku buntu, bitandukanye n'ibyo tubona kuri TuneIn cyangwa se izindi applications zitandukanye zifunguza ama radio online. Iyi application yo nagira ngo mbibutse ni ubuntu. Icyo dukora turita twita company yacu ni ya radio yacu gena yise Astrida Radio. Ikindi nakoze uhitamo bakwereka igihugu ndimo n'u Rwanda, hitemo n'u Rwanda, time zone urumva mu Rwanda tuzi bya bindi bita imirongo miganda n'imirongo ibyo bita za meridien. Twebwe mu Rwanda twongeraho amasaha biruvuye kuri Greenwich, turahitamo Cairo hari Pretoria kuko nibo dusa nkaho duhuje amasaha. Ikindi dukora aha ni referred by, ngiye nashyizeho Jesper, wowe uzashyiraho amazina ushaka bitewe nuko ushaka kwita radio yawe. Ikindi dukora nicyo bita profile picture, nkuko bizi kuri Instagram, WhatsApp cyangwa se email bisanzwe nayo igira profile picture. Ngiye nahisemo iyanjye, ikintu nahisemo uze gukurikira, nahisemo ifoto y'umusozi. Iyi mbibutse ko ni ifoto na foto ku giti cyanjye kuri Nabo Photography, nimutaragira zino foto uzagenda uzisangaho. Hano turahita tubona ko iya foto yacu yamaze kujyaho. Ikiba gisigaye ni ugukanda next. Rero mbere yuko ukora completing registration cyangwa se registration yawe uyirangiza, ikiba gisigaye ni ukwandikamo amazina ya radio yawe, ibyo tuzajya dushaka tukabibona. Ngewe rero izina nayise Jesper FM nkuko mubibona. Ngewe ino radio yanjye nyise Jesper FM. Noneho hari aho bari kwita ngo ni Jare. Jare ni ubwoko bwa radio yawe. Nimba ushaka ko ari radio izajya ikora wenda nko yigisha iby'abana, ari ibyo ku ishuri, ari ibintu bitandukanye, ibintu nk'ibyo siporo, ibintu nk'ibyo sport, ibiti, imiziki n'ibiki, ari nk'imiziki ushaka gutanga gusa, ngiye nahisemo general kuko eda nshobora gutanga ibintu by'abana, ibyo ku ishuri, cyangwa se nkatanga amakuru ya siporo, bizaterwa n'icyo gihe naba nifuza gutanga. Iyo ndangije nkanda hano, urabizi yuko waba uri gufunguza email cyangwa se ikindi kintu cyose uri gufunguza online, barakubaza nimba wemera cyangwa se wasomye amategeko n'amabwiriza agenga iyo website ugiye kugendaho. Nanjye ndetse mbyemeza, urabona kano kantu k'ubururu nahakanze hataza akantu kuri, ni ukuvuga ngo nemeje yuko nemeranywa n'amategeko basetinze. Then nindangiza, nimba wakoze radio ushobora kuba ufite logo. Ngiye nta logo nakoze, icyo nakoze ni ugufata ya foto y'umusozi nayo babwiye mbari yo nshyiraho, nindangiza nyuploading. Nkuko mubibona ifoto yanjye yamaze kujyaho, igisigaye ni ugukora complete registration. Ubwo tayari radio yanjye namaze kuyifunguza. Kiba gisigaye rero maze gucompleting registration bahita baguha indi table. Indi table rero
ngo ikora iti. Iyi table baba baguhaye urabona hano hejuru handitseho ngo dashboard. Munsi ya dashboard urabonaho ibyo bita analytics, tools, people, settings, audio DJ, cyangwa se Facebook live. Ushobora kujya kuri Facebook kuri live ukawabihuza n'ino radio yawe n'ibintu nk'ibyo. Ikindi hano nkwereka bakwereka ibihugu total n'abakumva aba streaming radio, ni ukuvuga ngo n'abakurikira radio yawe. Aha rero icyo tugiye kwibandaho ni ikibita audio DJ. Ati audio DJ rero izadufasha iki? Iyo ugiye kuri audio DJ ni idufasha gushyiraho ibiganiro cyangwa se kuvuga abandi bakakumva. Urabona hano ufite on air, bivuze ngo ngewe ndimo kuvuga ndamutse ino radio yanjye iri gukora abantu baba barimo banyu. Cyangwa se ino audio DJ kitobagura, urabona hano barakubwira ngo upload audio cyangwa se kora playlist. Ni igihe utazaba uri on air cyangwa se uri online, abantu bazakurikira radio bazumva za ndirimbo wowe wabahitiyemo cyangwa se bagusabye kuzajya ubakorera bari ahantu runaka bakajya bazumva, babiziraguye kujya guhiga indirimbo ku internet n'ibiki n'ibyo, wowe uzajya ubakorera playlist bayumve. Ngewe rero hano ngiye ku-applyingamo playlist yanjye. Icyo nkora ni uku-uploadingamo indirimbo. Rero hano nafashe indirimbo idafite copyright, nta jwi ririmo, ariko uko muri buze kubibona iraza kugenda ihura n'ibyo dufite hano hafi. Rero iyo tumaze ku-uploadinga ya ndirimbo yacu turagenda tuyishake tuya-uploading. Rero ngo bigenda buti, iyo ya ndirimbo imaze kuba uploaded, ikintu kiba gisigaye ni ugusevinga ya playlist yacu. Ya ndirimbo yacu yamaze kuba uploaded, urabona dufite ya ndirimbo ngiyi hano. Ikintu kiba gisigaye ni ugukora save. Iyo umaze gukora save ya playlist ihita iza aho hafi. Murayibona hano ko ya ndirimbo yagezeho. Nshobora gushyiramo indirimbo nyinshi cyangwa se zirenze imwe, biterwa n'icyo ngewe nifuza. Ya ndirimbo rero icyo biba bisigaje gukora. Ya ndirimbo yacu rero imaze kugeraho, ikiba gisigaye radio yacu twamaze kuyifungura, igisigaye ni ukumenya ya radio yacu iri gukora. Aha bigenda bite rero? Turita tuzana none dufungure indi browser, twandikemo Zeno.fm, tugiye kumva ya radio yacu. Iyo tumaze kubona rero Zeno.fm, muri uko twise radio yacu inyuma. Radio yacu inyuma twayise Jesper.fm. Rero iyo tumaze gufungura Zeno.fm, baraduha browser idafite ikintu na kimwe iriho ibiranga nyine ya website turiho, then tujye kuri search. Nitujya kuri search turandikamo Jesper.fm nkuko twise radio yacu. Jesper.fm tumaze kumusearchinga. Aha, nkuko mubibona rero Jesper.fm yaje. Igisigaye ni playing. Radio yacu urayibona, ya logo yacu ya foto twabonye y'umusozi twakoresheje irahari. Ahangaha rero tugiye guplayinga twumve ya radio yacu bari kuvuga ibiki. Aha, ngewe rero nimara guplayinga icyo turi busange kuri ya radio yacu nkuko mubyumva, hajemo ya ndirimbo nashyizemo. Murayibuka, kugira ngo uwemere neza ya ndirimbo nashyizemo ko bihura, murabyibuka kamurebe ya ndirimbo yacu ngiyi Music for Mortgage. Aha, tugiye gusubira rero kuri Jesper.fm nkuko mubibona, Music for Mortgage niyo ya ndirimbo yacu twashyize. Aha, radio yacu amaze gufungurwa, ibyo twifuza gukora byarangiye. Aha, ahasigaye no kuryoherwa n'ibiganiro ugiye kubaha. Ikiba gisigaye no gutumira inshuti zawe, abaturanyi, aba classmate yabo mukorana, bakajya bagukurikira, bakajya bakurikira ibyo bagezaho, ukajya bakorera ibyo bifuza kugukorera. Siko benshi bafite umwanya wikukurira mu playlist, ariko uri muri office ufite akazi, ushobora gukurikira iyo radio y'umupartner wawe akajya gushyira playlist wifuza cyangwa se wamusabye ukaryoherwa. Nagira bibutse iyi radio kuyifungura ni ubuntu, nkuko ujya kuri YouTube ugafunguza channel ku buntu, naho ni ubuntu kandi uba ushobora kunguka. Aha, kandi uba ushobora kwinjiza amafaranga nkuko yinjizwa kuri za YouTube. Ino radio nayo yinjiza amafaranga. Isigaye no kuryoherwa no gutumira abantu bakajya bakumva, ukajya bagezaho ibyiza nkuko ujya wumva za Kiss FM, nkuko wumva Radio Rwanda, nkuko wumva radio zitandukanye.
igisabwa ni ukubimenyesha abantu ko ufite iyo radiyo, ahasigaye bakagukurikira. Igisigaye rero ushobora gutekereza ko ino radiyo ikorera kuri computer gusa. Nagira ngo mbibutse ko ino website ifite application ushobora gutuma inshuti zawe zigafata ya application zikayishyira muri telefone. Bigenda bite rero? Bajya urababwira bakajya kuri Play Store bagashakamo iyo bita Zeno Radio. Iyo bamaze kubona Zeno Radio barayi downloading. Urayibona Zeno Radio, wamara kuyi downloadinga ikiba gisigaye ni ukufungura ya Zeno Radio yawe. Urabona iyo umaze kuyifungura barakubwira ngo emeza nimba ari mu Rwanda cyangwa se Edo nyine ubwo nimba uri mu Rwanda ni ukugira ngo ubashe kubona za radio zo mu Rwanda bikoroheye. Ya Zeno yacu icyo twashakaga no kumenya ya radio yacu twafunguje tukayita Jesper FM. Murabibona rero nigeze gufunguzaho indi radio vuba ejo bitaga na Bov FM. Mukomeza kubibona, muraza kubibonaho na Bov FM, ariko icyo twishaka kumva ni ya Jesper FM yacu twafunguye. Nkuko mubibona rero ya Jesper FM yacu ngiyi ya ndirimbo twifuzaga gushyiraho ya indi bita Jesper FM ngiyi irahari. Tumaze kwifungura icyo twumva ni za ndirimbo twashyizemo, naho tuyibona ya application maze kwifungura muri telefone umaze kuyibona. Igisigaye nuko enjoying, igisigaye no kuryoherwa. Naho ubutaha tuzabereka ubundi ushobora gushyiraho ibiganiro abantu bakakumva uri online. Twibutse ko icyo bisabwa ni uko ufite internet, computer cyangwa telefone smartphone. Naho ubutaha mwakoze kudukurikira, ubutaha tuzabazanira utundi dushya. Nimba wakunze ibiganiro byacu, comment cyangwa se nimba hari ibyo wifuza bindi twagushakira, washyira aho hasi muri comment tukazabigushakira. Nimba wakunze ibiganiro byacu, share iremewe na like iremewe. Gukora share no gukora subscribe ndakeka nta giciro kinini, ni megabyte nkuko waba uri kuri internet chatting bisanzwe, maze dushyigikirana. Bye mukomeze kuryoherwa.